I O N E double S. Yeah, double S. Double S 250 0. Zero ni good. Urayifunga yose. Subscribe. Ni gukora mukore like, share and comment. Oya, ntabwo nakanga kubafasha. Kuko nk'ubu ngubu nko mu nshuti zanjye muri classe nigamo harimo umwana ufite ubumuga bwo kutumva nanavuga. Urumva yari nge nawe gusa tuzi urwo rurimi. Cyane cyane. Yego. Cyane. Izina ryanjye mu marenga ni Vanessa. Ni inyuguti ya V ukayikoza hano. Ramba kandi ugire amahoro wokurikiranye Lioness 250 cyangwa se Lioness 25. Donye nagarutse kuri wa mwanya wacu, kuri wa mwanya twihaye kujya twibukiranya ku bikorwa byacu bya buri munsi, imyitwarire, imitekerereze, imyumvire, imigenzereze, ibyo dukwiriye gukosora mu buzima bwacu kugira ngo dukomeze gutwara neza ubuzima bwacu. Mbanje kugushimira wowe ukomeza gusangiza abandi ibyo tugenda twibukiranyaho, nawe ugira uruhare urwari rwo rwose mu kwibukiranya kwacu. Imana igikomeza ikumpere umugisha utagabanyije. Uyu munsi rero tuje kumwe n'umutumirwa udasanzwe, aje kutwereka ibintu wowe tegereza wirebere gusa. Banza udusuhuze mu rurimi rwawe. Murakoze. Ibyo narimbanje kubasuhuza mwiriwe neza. Amazina yanjye banyita Niyonkuru Vanessa. Ubu nanjye nshaka kugusubiza nti mwiriwe neza. Bigenze gute? Yego, mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Yes, tumuhaye ikaze kuri Lioness 250. Agiye kudusobanura, agiye kutwibutsa kuri uru rurimi rudasanzwe. N'ururimi ni mpuzamahanga, sibyo? Uru n'ururimi mpuzamahanga ariko abantu benshi ntago tuba tubusobanukiwe. We agiye kutubwira ururimi uburyo arukoresha. Mu mbere na mbere, uru rurimi watangiye kurukoresha nka ryari? Ururimi rw'amarenga ni ururimi natangiranye narwo kuva ndi umwana. Niga P3, ubwo ndavuga muri primaire mu wa gatatu. Wow. Kwa ko nakuriye mu kigo cyane bafite ubumuga bw'ingeri zose. Nyanza mu majyepfo. Rero mu banyeshuri twiganaga harimo n'umubare w'abantu bafite ubumuga bwo kutumva niba navuga. Rero muri ubwo buzima bwo kubana nabo buri munsi tukaba inshuti kugira ngo umuntu abashe kuba yabavugisha, nkagenda mbigiraho utuntu dukeya uko njye nkomeza ngenda mbikunda, ngenda nongera ubumenyi bwanjye birangira nje kurumenya. Ni byiza cyane. Yababa we cyo twagize amahirwe yo kuba twakiriye umuntu uvuga ururimi rudasanzwe kandi ngo rwumvikana muri byose. Ubu ngubu ko wadusuhuje n'umuntu wumva icyongereza buriya waba wamusuhuje kuri. Yes. None se uru rurimi ubundi mu buzima bwawe bwa buri munsi ujya ukunda kurukoresha, ukunda guhura na bariya abantu cyangwa urukoresha wenda warukoreshaga ukiri ku ishuri? Oya, ntabwo narukoreshaga nkiri ku ishuri gusa. Na nyuma y'ubuzima bwo kwiga boarding nkaza external, ntabwo bikuraho ko mfite inshuti n'ubundi zirukoresha. Yego. Mfite inshuti nyinshi z'abana n'ubumuga bwo kutumva niba navuga. Rero mu buzima bwanjye bwa buri munsi ndarukoresha. Uko duhuye kugira ngo tubashe kuba twakomunika twumvikane, uko se nibwo dukoresha. Ikindi kintu wenda nk'iyo mbashije kujya nko mu nama runaka asangamo abantu bafite ubwo bumuga, mbasha kuba nakiyadapta njye nkabafasha. Ku by'abandi bari kuvuga nkaba nabasemurira, nabo wenda message bashaka gutanga nkaba nayibagereza ko bashaka igeraho. Urumva ko ibintu ari byiza. Njye hari ibintu mbona nkabona ni no comment. Hari n'abajya bavuga ngo no comment mu Kinyarwanda. Twereke ngo no comment. There is no comment. Sinabishobora, ntabwo nashobora. Okay, no comment. No comment. Okay, gereza nigera cyangwa se ugashaka kuba wavuga ngo nta gisubizo gihari. Nta gisubizo gihari. Okay, nta gisubizo gihari. Kamerama wabishobora koko. None se ubundi uru rurimi rw'amarenga
iyo umuntu ari kurwiga arwiga arwandika cyangwa nugukora gusa ntago ushobora kurwandika? Okay, ibihari byanditse muri urwo rurimi rw'amarenga ni ama alphabet kuva kuri A to Z. Okay. Ko birahari bigaragaza sign zawo. A ni gute? A. Ya funga igipfunsi cyawe noneho akaba ari thumb up, niko ugiye kujya thumb up ugahuza. Iyi niyo A. Okay. Kugeza kuri Z. Ubwo nibyo umuntu agenda afatanya ati A B. Yego. Nyine izo ni alphabet. Ariko noneho hakaba hari n'ayandi. Okay, nayo ni amarenga. Nubwo urumva iyo umaze kumenya ayo ma alphabet noneho ujya mu yari muri rusange. Ugenda ukoresha bidasabye kugenda wandika inyuguti. Byose biba bivuga kimwe mu ndimi zose. Niba ari A gutya mu ukoresha Ikinyarwanda, Icyongereza na France. Bose inyuguti abari zimwe. Mbega uru rurimi ni rwiza kandi rurakenewe uko mbibona, kuko hari abantu benshi iyo hari nk'ihuriro abantu bahuye ari benshi bagakwiriye kugira umuntu ukoresha uru rurimi kugira ngo n'abari bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga babashe kwisanga muri iyo community, babashe nko gusobanukirwa ibiri kuhabera mu nsengero. Nka buriya ntekereza ko hano mu rusengero baba bakwiriye kugira ziriya ndimi. Ese hari nkaho wenda bajya bagutumira nko mu rusengero ngo ujye nko gufasha abantu wenda baje gusenga? Okay, wenda muri iminsi ntaho ariko aho nigaga narabikoraga. Mu gihe twagiye mu misa kwa gatandatu, ku cyumweru cyangwa se no kwa kabiri, akaba ari ngewe uba wicaye kuri altari nkajya mbasemurira. Kuva misitangiye kugera isoje. Gusa muri iyi minsi bwo biragoye, ntabwo akunda kugutumira. None se ushobora kubikora nk'akazi? Urumva niba uri gusemura, ubundi abantu basemura bashobora kubikora nk'akazi, mbese kanabinjiriza amafaranga bakabikora nk'ubuzima bwa buri munsi. Wowe ujye ubikora nk'akazi ku buryo umuntu yagukenera akakubwira ati hano hari akazi ushobora kuza kudufasha? Yego. Wenda bitewe na level y'amarenga nzi, buri situation yose nshaka nayadaptamo. Ku buryo ndamutse mbonye nk'ahantu wenda bakambwira ati gutya na gutya dushaka kuza ukadufasha, kuko ntabwo nabyanga. Ahubwo ikibazo ari ukubona ayo mahirwe, ese nihe bakeneye uwo muntu. Abantu bakurikiye Lioness 250 ndatekereza ko bazakwiyambaza aho kuraza kuduha nka contact ukuntu abantu bashobora kukubona, kuko uko byenda kose uri mu bantu bakenewe. Nkuko abantu bajya bavuga ati ngo yize Icyongereza, yize Igishinwa, yize iki, n'uru rurimi ni ururimi rukenewe cyane kugira ngo rukomeze gufasha bariya abantu bafite uriya bumuga bwo kutumva. Ese tukiri nkaho ngaho, ubundi nkawe wabwira nk'iki abantu, niki ushobora kubwira abantu bijyanye n'uru rurimi? Bamwe bajya bakabifatana imbaraga, wababwira iki cyane cyane abo ngabo kugira guhuriza abantu benshi hamwe? Wababwira iki? Ikintu numva nabwira abantu bose muri rusange cy'ingenzi, ururimi rw'amarenga ni ururimi rwiza, ruryoshye ko umuntu yarukoresha, rurumvikana iyo warwitayeho wanarukunze, kandi rurakenewe pe. Rero ku bantu baba bazi ko wenda bagira ibintu bihuza abantu benshi, kandi n'abo bantu bakaba bazi ko bazisangamo abantu bafite ubumuga bwo kutumva ntibanavuge, byibuze mu gihe umwe muri bo adazi urwo rurimi, byibuze bakagombye gushaka undi muntu wo ku ruhande ufite ubwo bumenyi, akaba yafasha abo ngabo ku buryo ibiri kugera ku bandi nabo bibageraho, n'abo ari bo basigara mu gicuku. Nibyo bikwiriye kabisa. Tugikomeza rero twebwe channel yacu yitwa Lioness 250, ugiye kubivuga mu rurimi ati mukore subscribe kuri Lioness 250. Kunico kuko ubutaha dushobora kuzajya dukora ibiganiro uri murabisobanura, kadufasha kubisobanurira abantu, abariya nabo bakabasha kubyumva ibyo tubagezaho, ibyo tubibutsa nabo bakabasha kubyumva. Twagiye 250 ni 250 250 250 Lioness intare ntabwo ndibuka ukuntu bagiye bayita mu marenga. Intarekazi. Intarengore. Ubwo tuyandika muri alphabet ni Lioness 250. Wow, ntabwo nabishobora.
Lioness useni R ala I O N E double S. Yeah, double S. Double S. 250 0. zero ni good. Urayifunga yose. Subscribe Ni gukora mukore like, share and comment. mubyumva mukore subscribe mukore share like na comment. Ikindi byaba ari byiza n'abantu bakoresha izindi mbuga nkoranyambaga babashije guha amahirwe abantu batumva bafite ubumuga bwo kutumva ndetse no kutavuga nabo bakajya bakurikira bino biganiro tugenda tubagezaho. Ese kuki bo batakumva ibintu bigezweho abantu babagezaho ibyo biganiro tubagezaho, tukifashisha abantu nk'aba ngaba basobanukiwe bazobereye mu gusobanura indimi z'amarenga, ubundi bikajya bijyaho tujya tubibona cyane cyane nko mu makuru ya RBA yabari umuntu uri gusobanura. Nibi biganiro rero byaba byiza abantu bagiye babikora ariko bagashyiraho n'uyu mwihariko wo gusobanura cyangwa se kubasha kumvikanisha ama message cyangwa ubutumwa tuba dushaka guha abantu bose ndetse n'abariya bafite ubumuga bwo kutumva ndetse no kutavuga. Tugikomeza ni ngende umva wakomeza ukatwiganiriza noneho nkajya nkubaza nk'ikintu ukagisubiza mu rurimi rw'amarenga. Hanye ndi kubivuga ubundi tugereranije wenda wowe nk'igihe umazemo ibi bintu watubwiye ko bitangiye uri muri P3 ubimazemo nk'imyaka nk'ingahe? Okay, ubwo urumva no kuva P3 nize primary ndayirangiza, secondaire ubu ngeze mu gihe mu gatandatu. Bari iyo myaka urumva ko naga ari gitoya ni gihe kitari gito. Gusa umuntu ahora yiga ashaka kugira ibindi yongera. Yego. None hari nk'ubufasha ushobora kuba uha nk'abandi bantu bashaka kwiga uru rurimi cyangwa wowe ntabwo ushobora gufasha abandi? Oya, ntabwo nakanga kubafasha. Kuko nk'ubu ngubu nko mu nshuti zanjye muri classe nigamo harimo umwana ufite ubumuga bwo kutumva nanavuga. Urumva yari nge nawe gusa tuzi urwo rurimi. Kandi buri gihe ntagaruko nawe wenda navuga ngo nahoraga ku ishuri ku buryo nabasha kumufasha. Rero mu rwego rwo kugira ngo adacikwa n'amasomo ye nafashe zimwe mu nshuti ze na zimwe mu nshuti zanjye. Ngira ibyo mbigisha nawe amfashije tukabigisha bikeya nyine bashaka kuba bakoresha mu gukomunikana nawe ku buryo ntahari ba making sure ko nawe ari bwige. Ku buryo yakeneye serivisi atari kumbona aho hafi biba bizwi neza ko undi muntu ushaka kuba aho hafi wamufasha. Yego ntabwo baba ari benshi kuko abantu bose ntabwo baba bari interested mu kwiga urwo rurimi, ariko uba interest ntabwo nakanga kumusaniza kuri urwo bumenyi. None se ubundi hari amashuri ariho abyigisha menshi hano mu Rwanda cyangwa abantu bajya kubyigira hanze y'igihugu? Oya, no mu Rwanda muri RNUD ubwo ni organisation y'abo bantu bafite ubumuga bwo kutumva ntibanavuge. Barayigisha bagira amashami agenda yigisha ahantu hagiye hatandukanye. Ni byiza cyane nanjye nzaza unyigishe kuko nago murakaza neza. Ngomba kuzaza ukanyigisha nkajya menya kudu baca amarenga. Urabona hari igihe abantu baba bari gukora utuntu tw'utugeste buriya muri ari amageste umuntu aba ari gukora wasanga biba birimo ariko tutabizi si bishoboka. Ubwo rero ikiza nuko umuntu yakora geste akamenya n'icyo akoze byibuze ni igiki gisobanura iki, atari ugupfa kuvuga gusa umuntu akora ibintu biri aho ngaho wanamubaza ukoze iki. Wenda nshobora no kubivugana niba harimo nk'ijambo ribi nkarikora ariko wa wundi akazabona navuze ijambo riba akavuga nk'uyu ari kuvuga ibi kandi nge narinzi ko ni kwivugira ibintu biri aho nta kintu bitwaye. Rero byaba byiza umuntu agiye akora n'ikintu azi igisobanuro cyacyo. Dusoza kugira ngo tutarambirana ni nk'ubuhe butumwa waha abantu muri rusange cyane cyane abantu basanzwe bugendanye no kwisanisha cyangwa se guha umwanya bano bafite ubumuga bwo kutumva no kutabona kuko ari bo bakenera cyane cyane uru rurimi? Ni ubuhe butumwa wabagenera? Mbere na mbere ndabanza mbibutse ko ururimi rw'amarenga ni ingenzi. Usibye no kuba ari ingenzi ni rwiza.
ubashije kuba wabona amahirwe yo kuba warwiga cyangwa se twe turuzi ukabona amahirwe yo kuba wagira abandi bantu rusangiza byaba byiza kurushaho kuko iyo serivisi irakenewe ahantu hose yaba mu myigire yaba kwa muganga yaba mu macacu ndavuga mu nsengero ahantu hose even no mu masoko biramutse bibaye bikunze wenda nuko aba abantu benshi ariko wenda bizo haba ari uwo muntu ushaka wafasha umuntu nk'uwo nguwo ku buryo serivisi za nyine zitugeraho nabo zibagereraho ku gihe amakuru twe tumenye ni we ntazabagereho atinze cyangwa bakaba babibona gutyo nk'ibintu bihita gusa batazi ibyo ari byo tukabasha kuba twabafasha bakadufasha natwe tukabafasha byaba ari byiza kuko byakongera iterambere muri hagati yabo ni byiza cyane numva ko ururimi rw'amarenga byo rwose rurakenewe nta muntu wabihakanya nta n'uwabishyiraho igitekerezo avuga ati ntibikenewe birakenewe cyane kuko abantu bafite ubumuga nabo baba bakeneye kumenya ni uburenganzira bwabo kumenya amakuru kumvikana ndetse n'abandi ubundi byakanabaye byiza buri muryango ufite bura nk'umuntu uzi kuvuga ururimi rw'amarenga kubera ko nko mu muryango bashobora kugira umuntu basura cyangwa se hari n'ushobora gutinya kuza mu muryango kubasura kubera akazi ko ntawe bari buvugane ariko aramutse ahari urumva nta kintu cyatuma atahagera ngo abasure so rero ni ibintu byiza kandi bikenewe turizera ko iki kiganiro tugiranye bitwibukije ku banyarwanda muri rusange ndetse n'abandi bose bumva ikinyarwanda hari icyo muri bubikoreho cyane cyane kijyanye no kwihugura ndetse no kumenya ururimi rw'amarenga dusoza gira akantu tubwira nanone muri ngiye kubabwira akantu gatoya ubwo ngiye kubabwira ati ndabakunda love you cyane 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 murakoze cyane ngiye nka Vanessa nishimiye ko mwanyakiriye mu kiganiro cya Lioness 250 twaje kuvuga ku byerekeranye n'ururimi rw'amarenga yakoze cyane rero Vanessa ako ntago watubwiye hari ubwo twaguhamagara gute muri runo rurimi izina ryanjye mu marenga ni Vanessa ni inyuguti ya V ukayikoza hano wakoze cyane wakoze ni gute murakoze cyane murakoze cyane rero niba hari icyo wumva wungutse kuri bitwungiranyijeho uyu munsi usangize abandi iyi video ikindi niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha ukore subscribe nkubutsa ko subscribe ikorwa rimwe kandi unashyiremo comment waduha igitekerezo cy'icyo twakibukiranyaho watubwira ikintu cyiza nk'iki ngiki nawe ukaza ukatubwira ati nyamara twibukiranye kuri iki ngiki nacyo kirakenewe muri sosiyete nyarwanda ndetse no muri sosiyete yose no kwisi hose muri rusange ikindi rero unakande kuri like kandi turizera ko ibyo dukomeza kugenda tubibutsaho hari icyo bigenda bibungura Vanessa wakoze turagushimiye mu rurimi rwacu rusanzwe turizera ko n'ubutaha nitugusaba kuza kutuganiriza uzatwitaba ukemera ukaza kutuganiriza sawa murakoze cyane bye